Isso. Com beijos. Beijos. Na cabeça. Na cabeça. Ah, Jesus. Aí essa sister agora kunye ku muntu. Oya sister yasegera gahunda y'umutungo ntabwo ari njye wakubeshye ntabwo ari njye yasegera gahunda y'umutungo ye nzakunda kukuza Azaboneka ryari se? Kwa gatanu ubwo nta class bafite. Kwa gatanu. Tuzayipanga muri weekend ikindi gihe kuko kwa gatanu nanjye ntabwo nzaboneka. Okay. Nta kibazo umusito ntabwo wari umubwira usiko ejo twiriwe tutavuganye umunsi wose baranica akazi kaba kabaye kenshi akazi kacu urabizi kubona umwanya wo kuvuga ari danje bati nta mutima musubize ndakwemera anyway nagusingiza neza. Thank you. Remember ko ariwe wabihisemo ntabwo byibuka ntabwo nyine kubera ko nahise ngenda ntabwo narebye inyuma ukuntu byari bimeze. Thank you. Okay. Some umukobwa mwiza kandi amazana neza. Really? Yeah. Baby. Ndabona wa muntu nakubwiraga mpamagaye maybe kahageze reka nsohoke mbere amurebe gatoya nyine ariko ndagutegereje ntabwo ndi butinda Miss wamuka. Yeah. Nada. Ameze utamakuru yawe. Nanjye ndaho kutaje kugeza basi. Aya nta ikintu nayo. Oriyes. Ufite akanya kangana gute se tuvugana? Twahura se nimba ufite nimba bishoboka yego please ihangane basi iminota ibiri yonyine. Why? Ndashaka ko tubonana. Nta kintu ndi kumwe ndaho gusa nari nicaye kuri light house n'ugukondeye waza abona ni iminota mike. Please mama please. Umbase ihangane basi mu minota ibiri yonyine. Nakubeshye nkumbuye kongera kuba ndi kumwe nawe. Basi bitekerezeho mu minota ibiri umbwira ndagira ngo uhamagare.
Ana? Nese bebe wabitekerejeho gute? nimbona time ndaza kuhaca nongere kundisiplinga Byarese. nimbona time nakubwiye ngo ndahaca ukabanya distance. Yeah. Okay, thank you. Go and make us a collection. Sawa. Ciao. Yes, baby. ukora n'uwate uri hehe ko nageze muri leta Nese umuntu muzanye ninde? nabyo wabishaka kumenya Nese nyine niwe nahamagaraga nshaka gusa. Wayi wankora ibintu nk'ibi. bise ukoze bise Nese bebe. uko Bebe. Umuntu ndemezanye. suri uko connection urasiki Please. kiziki Ko nabikubwiye ko kwikuramo byarananiye. none uragira ngo umufashe kunyikuramo bigufashemo Nari nzi ko uje tugasotinga ibibazo byacu. njye nawe ese uri kumufata Please. Kubwiye ko kwikuramo byananiye. none uragira ngo umufashe kunyikuramo Sikubera iki uri ndetse kubibona? kubaza iyo ni fata uri kunywa cyangwa hari ibindi uri kunywa Kuva wamenye uzinywa iki se? birashoboka ko atari fata gusa bagushiramo ibindi aka kanya uribagiwe ibibazo Umva kakana. Sinzi umutipe nimba ari boyfriend wawe nimba ari bodyguard wazanye. Sinzi ngo ni iki. ntabwo umuntu nkawe uzi n'ibyo wakoze ntabwo naza kugurira rye nyine Navuze ngo wazanye bodyguard. ntabwo mvuze ko ari bodyguard wanjye nta nubwo naje gusobanura ku muntu nagendanye nawe imeze kiri imbere yawe kuko ntabwo nzi ngura iki Nese basi bigeze unkunda. naragukunze None se ubu ngubu bimeze. igihe byari ngombwa ubwo nagwaye warukiye umupira ntabwo naje mu kibuga rero ntabwo nagarutse mu kibuga It's okay. Katavuga se bodyguard wawe. ushaka we cyangwa ushaka njye Nese ko mwazanye akurinze. wahamagaye njye kandi ndi kukuvugisha njye washakaga ntabwo nzi ikintu ushaka rero ntabwo nzi imikino irimo ngo ni iyihe Bebe wagarutse. byagenze bitanga
nari ngutegereze mbona abantu baraje uvuze ngo nari ntegereje shiri wanjye mbona muraje none gushaka gukemura ibibazo kandi mbona wagira ngo papa w'ibibazo. Anyways, ntabwo nanje gusobanura ko ibyo mwavuze byose nabyumvise. Wampaye ishakoshi yanjye. Ese baby, ndashaka ishakoshi yanjye. Please. Oh my goodness, ushaka gukemura wumva ikinyarwanda cyangwa mbivuge mu rundi rurimi? Ndashaka ishakoshi yanjye. Base wanyumvishije. Kemura ibibazo byawe n'iyi bitch yawe. Anyumvishije. Reka ngusobanurire kwicara ngusobanurire. Shaka ko numva iki kirenze kuba ndi bitch yawe. Hari ikindi kintu ushaka ko numva? Wanyumvishije se? Wa mutima wawe mwiza. Umwiza. Unyumva. Really? Wakicara. Really? Kubera ko uziko mfite umutima mwiza niyo mpamvu wabikoze, right?